Ibihe TV so ihorere gaju uwiche yazanu abare marohongo wawe azaza ngaza umugaba w'ingabo warutaganira babisha ihorere azaza ihorere gaju uwiche yazanu babare marohongo wawe azaza semwaga wa Adamu umwana w'umuntu wacabye inkanda mu maribori ihorere azaza ihorere gaju uwiche yazanu babare marohongo wawe azaza ngaza umwana w'umwami tumusanganize intore n'inyambo warutaganira babisha umwana yo ihorere azaza ihorere gaju uwiche yazanu babare marohongo wawe azaza ngaza watabye inkanda mu maribori waribohoye intege n'ibyahano waribohoye inda n'umugongo ihorere azaza ihorere gaju uwiche yazanu babare marohongo wawe azaza ngurankunda ugatuma nkukunda rwose bitavugwa abahemu babaho kuki wamemukiye si hari ikibi nigeze ngukorera nzishima nkubonye ndibuka tukiri kumwe unkunda nanjye nkukunda sinzi uko wagiye nijya kumushaka nzashyirwa ngezeyo ibutansinda nzashyirwa ngezeyo ku Gasoro na Mudende nzashyirwa ngezeyo mu bambara mu mbyanaho ndahakeka nzashyirwa ngezeyo kuki wambeshye ngurankunda Ibihe TV so